Amahoro y'Imana abane nawe nshuti, ndizera ko umeze neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nunyemerere dusangire ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana ishize ku mutima wanjye ngo turisangire uyu munsi. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Ibice ni ibice bibiri, turasoma duhereye ku murongo waho w'icyenda. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo bamaze kuva ku mwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeza aho uwo mwana ari, ihagararaho. Umurongo w'icumi. Babonye ya nyenyeri baranezerwa cyane. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Babonye ya nyenyeri baranezerwa cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nkuzaniye message uyu munsi ivuga ngo ikirere kirekuye inyenyeri yawe. Inyenyeri yawe yongeye kugaragara. Hari ikirere bari bagezemo inyenyeri irabura. Hari ikirere bari bagezemo inyenyeri irazimira. Ariko ngo basohotse muri icyo kirere, ikirere nacyo cyongera kurekura n'inyenyeri yabo, kuko basohotse muri icyo kirere. Ikirere bari bagezemo cyari ikirere kibi, cyari ikirere cyo kwa Herode, cyari ikirere kiboshye, cyari ikirere gihumanye. Ikirere cyo kwa Herode bakigezemo, amakonegisiyo bari bafite aracika. Ikirere cyo kwa Herode iyo wakigezemo, network zirabura mu buryo bw'umwuka. Ikirere cyo kwa Herode iyo wakigezemo, ntabwo wongera kumva ijwi ry'Imana. Ikirere cyo kwa Herode iyo wakigezemo, ibintu byose birakatika mu mwuka. Bavuye iburasirazuba bari mu mwuka, inyenyeri bayibona, bari connecte n'ijuru, baragenda bakora ikosa rikomeye ryo kuzimirira kwa Herode. Bageze mu kirere cyo kwa Herode, amakuru bahabwaga ntibongera kuyahabwa. Bageze mu kirere cyo kwa Herode, ijwi bumvaga ntibongera kuryumva. Iyo wageze kwa Herode uri umunyamasengesho birakatika. Iyo wageze mu kirere cyo kwa Herode werekwa, ntiwongera kubona. Iyo wageze mu kirere cyo kwa Herode uri umuhanuzi, ntiwongera guhanura. Iyo wageze ku kirere cyo kwa Herode uri umuvugabutumwa, ubutumwa burakatika. Iyo wageze mu kirere cyo kwa Herode ufite impano zitandukanye, za mpano zirasinzira. Bageze mu kirere cyo kwa Herode ngo konegisiyo barayibura, network zose zirakatika. Bashaka ijwi bararibura, bashaka inyenyeri bari kumwe nayo ntibayibona. Hari ikirere nshuti y'umusaraba nawe winjiyemo muri iyi minsi. Icyo kirere umazemo iminsi cyari cyazimije umuhamagaro wawe. Icyo kirere umazemo iminsi cyari cyakase amanetwork hagati yawe n'Imana. Eloleta rabinifo. Icyo kirere umazemo iminsi cyari cyakubujije umunezero. Ubundi kwa Herode nta munezero ushobora kugira. Icyo kirere umazemo iminsi ni ikirere cy'abarozi, ni ikirere cya karandezi wanyu, ni ikirere cy'uburwayi, ni ikirere hari ikirere umazemo iminsi cy'abakonikoni. Iyo wageze muri icyo kirere ntiwongera kurota neza, kuko network zose ziba zahagaze. Ariko ngo bari aho kwa Herode, ngo bamaze kubona yuko umwana atavukiye muri icyo kirere, kuko kwa Herode nabo nta makuru bari bafite, kuko Herode nta yerekwa bagira. Kwa Herode se bakwereka gute? Nta yerekwa bari bafite ngo bamenye ko umwana azavuka. Ngo bamaze kubona rero ko icyo kirere bagezemo kitari cyo bayobye, baravuga ngo
bigira inama ngo reka tuve hano hantu. Bongeye kubona inyenyeri bafashe decision yo gusohoka muri icyo kirere. Bongeye kubona inyenyeri bafashe ingingo yo kuva kwa Herode. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ikuvanye kwa Herode. Lelato perefori. Imana ikuvanye kwa Herode, ugiye kuva kwa Herode, ugiye kuva muri ubwo buzima, ugiye kuva muri icyo kirere, ugiye kuva muri izo mbaraga, ugiye kuva umva. Imana ikubohoye muri icyo kirere cyo kwa Herode. Ngo bagisohoka muri icyo kirere cyo kwa Herode, Bibiliya iravuga ngo nuko bongera kubona ya nyenyeri. Haleluya. Bongera kubona inyenyeri. Iyo uvuye kwa Herode, inyenyeri urongera ukayibona. Iyo usohotse mu kirere cyo kwa Herode, inyenyeri wabuze urongera ukayibona. Iyo wavuye mu kirere cyo kwa Herode, urongera ukabona umugisha. Iyi nyenyeri yasobanuraga ibintu byinshi. Iyi nyenyeri yasobanuraga impano z'Imana, yasobanuraga ivugabutumwa, yasobanuraga ubuhanuzi, yasobanuraga ubunyamasengesho, yasobanuraga umuhamagaro, yasobanuraga umuco, yasobanuraga kuyoborwa, yasobanuraga byinshi kuri bo, yasobanuraga ubutunzi, yasobanuraga impano ziri muri bo zitandukanye. Bavuye kwa Herode nibwo inyenyeri wongeye kuyibona. Nje kukubwira ngo ikirere cyo kwa Herode kirakurekuye, ugiye kugenda, kandi kurekurwa kwawe ugiye kongera kubona inyenyeri. Inyenyeri yawe iragarutse wa mama we, inyenyeri yawe iragarutse wa mukobwa we, inyenyeri yawe iragarutse, wongeye kuyibona, kuko Imana ikuvanye mu kirere cyayizimije. Kirere cyo kwa Herode kizimya inyenyeri. Kirere cyo kwa Herode gituma inyenyeri tuzitakaza ku buzima bwacu, ariko inyenyeri ugiye kongera kuyibona. Bibiliya yatubwiye ngo bagisohokayo ngo ya nyenyeri barongera barayibona. Ugiye kongera kubona inyenyeri ku buzima bwawe, ugiye kongera kumurikirwa, ugiye kongera kuyoborwa, ugiye kongera kwinjira mu muhamagaro, ugiye kongera kuba umunyamasengesho, ugiye kongera gukoreshwa ibitangaza. Haleluya. Ndabikwatuyeho mu izina rya Yesu. Imana ikumpera umugisha. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kuri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Sengeye abana bawe bakure mu kirere cyo kwa Herode, kugira ngo inyenyeri zabo zongere zigaragare, maze zongere zibayobore, zibatware zibageze ku gitangaza, zibatware zibageze aho umwana ari, zibatware zibageze aho igitangaza kiri. Mu izina rya Yesu, umuntu wese watakaje inyenyeri ku buzima bwe, ndamusengeye inyenyeri yigaruke. Inyenyeri yawe igaruke mu izina rya Yesu. Inyenyeri abarozi bakubye igaruke. Inyenyeri karande ziwanyu zakubye igaruke. Ndagusengeye inyenyeri yawe igaruke mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Ndakwifurije umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Ndakwifurije ibihe byiza. Ndakwifurije ko umwami yakongera akavukira muri wowe bundi busha mu buryo budasanzwe. Imana iguha umugisha. Ndagusaba ukore subscribe, hanyuma ukore share, usharinge bino biganiro bigere ku nshuti zawe. Niwabikora uzaba udufashije ikintu gikomeye cyane, kandi ndizeye ko ugiye kubikora, hanyuma ubwami bw'Imana bukaguka, kandi nawe Imana ikaguha umugisha. Urakoze. Ngaho gira umunsi mwiza. Shalom shalom.